Shira ahantu urabona utese. Ahantu ni heza pe, hari akayaga, haratuje. Abantu mbona kwitayeho nkakuzana ahantu heza cyane, hasi ubona ntagukunda. Byasaze. Genda kwemera ko kutajya ubinyereka nk'ubu mba nagutegura ahantu heza, ariko nta na rimwe ndumva wenda wateguka ambwira ati njyewe njye gutegura ni ku mucanga ku mazi. Shira uranshimisha cyane cyane, ariko umva ndagukunda, tazagira ikindi kijama numva ngo cyakwegukanye nakwiyahura. We wumva umuhungu wiyahura uyu mukobwa, umva nimba utaramwumva uramutse ubikoze ibyo nkubwiye wahita umumenya ni njyewe nahita mba uwa mbere nyine isi yose ikanyura. Reka sheri ibyo se bibaho, uzambabarire utazabikora sibyo, kandi ndizera ko nitubana ibintu bizagenda neza. Susu ubibona? Ndabibona. Ako Shira hari akantu nashaka kukubaza. Hari umuntu ushaka kumuza nawe sibyo, kandi ubikore nk'umukunzi wawe, ngenda bigusabye sibyo. Umva uriya mukobwa uwitonze sibyo, hari umutipe w'inshuti yanjye witwa Nshuti, nta mukunzi afite kandi witonze, naramubonye. We byakoroha nyine uramutse ubigiyemo sibyo. ufasha n'uwo mutipe n'inshuti uzanamumenya urumva. Hanyuma nibicamo tuzahasu ubona kuba dukundanye n'abandi barabyifuza nyine nuko bagenda babibora, ariko Nshuti aramushaka kandi wowe nuramukubigiyemo bizoro. Urabinyemereye? Ni byiza cyane ariko simbizi. Oya umva byemerewe, ndabizi ni inshuti yawe sibyo, kandi nubimubwira ntabwo azabyanga. Nese sheri ko numva bitava. Gute se? Afite umuhungu bakundana witwa Rugwiro. Rugwiro? Rugwiro uranumva mu kirese? Uriya w'umukire hari umuhirwe. Uranyumvira bakidobya ntibabura. Neso by'amafaranga, kandi amafaranga urabizi yicishije umwana w'Imana. Ubwo se Rugwiro nyine ubwo azashakira ahandi ntari, ariko Sheri kuba dukundanye nyine nawe ndabizi bizageraho bikunde nta kibazo. Azabona abandi, azashakira ahandi pe, ntako twe tutamugize. Sheri utu dukwe twadukunze se? Ni twiza cyane. Mba naguhitiyemo neza. Foka none uyu munsi nakuzaniye. Ntabwo mbizi pe. Akusi tekereza umva, mba nakwitayeho hari akantu nakuzaniye. Ntabwo mwazi. Homa rero nkakwereka. Wabikoze? Sheri urakoze. Mva mba nakwitayeho sibyo. Buriya reka manze mbabwiza ukuri, n'irindi kosa uyu mwana atazongera kurikora mwana. Ariko uzi ko ku mugoroba yaranyuzwe nanansuhuze mwa. Nese reka byandimba nyine nimba nakunyuzeho si nkusuhuze wowe wanshuye. Ninagushuhuje kwabonaga nimba nari ndi gutonora narindi tubitse nimba ntakubonye. Mwana nimva kandi nawe nimba yatonora gumenye ko muri iyi minsi umuntu asigaye yatonora bakamwiba. Wavango inshuti nawe mwumva ibyo kurya kirikije nanone iyo bizirikanye ukaza ugahatira ibirayi. Ari bari ko turindiga mwana. Kimara ubwo nyenda guhanye ntari akose bana amana ngiye manze nkubaze mana. Uyu mwana uzi ko namutumye zashuwa zikanga sazi nizo kunetera nyine zubu nago muzima. Nimba giye wewe ko nagutumye bimeze bite kutambwiye mwa. Nese reka nse nkubaza. Ubundi wowe ni wowe nyirukiti wari kuza kunshaka, nayo se nge nakwigwa nkushaka. None bya aburaho asashawara gasagaje buretse guseka wakibona. Mbwira se zabyagenze bite? Umwana nanjye yarakunze se. Birababaje cyane ariko wihangana. Nise bibabaje gute mwana? Mbwira tunicaye mwana mutabona ngenda mwana ubu ngubu gusase. Hari reka ngufata utaza kuva ubukene buzadukora. Ubukene nose ukujya ngo urukuzira ikindi. Ese ubukene nibwo bujya gutereta. Oya mwana bureka kuvuga ibintu bitaragurika. Umva nyine umva reka nkubwire neza. Nyine Fifu urabizi ko twahuye tukaganira. Yarambwiye ko umuti yawukina, ariko hari umutipe mani wateje kera kandi umutipe ngo nimba ngo ni Rugwiro. Ako mwana kuba umuzi Rugwiro. Nese ubwo wagica ukuri. Njemwa Rugwiro nge nzagende mufate njye. Nese ninjye nanagushigikira tukagenda jewe. Oya ntago mwikorera.